hari igihe umara imyaka myinshi usenga nta gacu, ariko noneho ku nshuro ya karindwi ikintu Imana idushakaho natwe dusenge, twongere dusenge. Eliya ntabwo yacitse intege, yarasenze. Mu gusenga rero, Yesu ashimwe. Wowe dukurikiye kuba aka kanya, turashima Imana ko yongeye kuduha umwanya. Ni amahirwe adasanzwe, Imana turayishimiye. Turashimira kandi ko Imana ijya iturinda umunsi ku munsi. Turashimira kubw'uburinzi impa nawe ikabuguha ntacyo twatanze. Harimo abavuye mu mwuka, harimo abafite ibyago n'amakuba, harimo abafite ibigeragezo. Wowe niba utabifite ubishimira Imana. Ariko kandi harimo n'abadukurikiye kuri uyu mwanya barwaye, bamerewe nabi, bari mu ntambara, bafite ibibazo. Inkuru nziza mbafitiye nuko intambara zizarangira, ibibazo bizarangira, ibihangane, bahumure. Umwami abane nabo kandi aborohereze muri byose. Turanagushimira wowe bana natwe ku muyoboro wa Bibiliya yacu, isoko y'agakiza, Bibiliya yacu. Gushimira wowe bana natwe, ujye ubana natwe, kandi ijambo ry'Imana twashyizeho ryirisangiza abandi kugira ngo nawe tugabane imigisha. Kandi noneho unakore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bikurikira tugenda tunyuraho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro cyane. Nanasuhuza abantu bagiye batandukanye ku migabane itandukanye mu gihugu cyacu. Imana ibahe umugisha, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu munsi Imana yashyize ijambo ku mutima wanjye rivuga ngo senga wongere usenge kugeza igihe icyo Imana yakubwiye ukibona mu biganza byawe. Iryo jambo tugiye kuganiraho, wongere usenge nta gucika intege. Senga ku munsi wa mbere usenge, ku munsi wa gatatu usenge, winginga Imana kugira ngo Imana igaruke ku cyo yakuvuzeho kandi ukibone. Imana guha umugisha kandi iri bubane natwe muri aka kanya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Njyewe mugiye kubana muri aka kanya ndi Evangeliste Munyeshyaka Theogene. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu munsi rero tugaruka ku ijambo ry'Imana, turagaruka turifashisha Abami ba mbere, niho turi gusoma umurongo wa 18, turahera ku murongo wa 42, ariko kandi tugeze ku wa 45. Ndibutse ko tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo senga wongere usenge, wongere usenge paka icyo Imana yakubwiye gisohoye. Harimo abantu bacika intege bakarambirwa kandi bari bagiye kugeza ku musozo w'urugendo. Harimo abantu basubira inyuma bakagwa mu butayu kandi Imana igihe cyo kubarengera cyari kigeze. Ntabwo ari igihe cyo gucika intege rero, ntabwo ari igihe cyo kunamuka, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo biranze. Oya, ongera uhatirize, ongera usenge, ongera uhatane, ongera urwane paka Imana igarutse ku ijambo yavuze ikarisohoza ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ibampere umugisha ngo mugiye kubana natwe, kandi ndizera ko Imana hari ikiri bukore ku buzima bwawe n'ubwanjye. Reka dusome. Wowe ufite Bibiliya udukurikiye, harya wowe uyifite muri telefone cyangwa se udukurikiye uri mu rugo wawe muri salo, cyangwa ahandi hantu ufite access kuri Bibiliya, uyirambure dusome noneho twumve icyo Imana igiye kutubwira muri aka kanya. Imana y'amahoro y'umugisha. Tujye gusoma Abami ba mbere ibice 18, tuhera ku murongo wa 42 tugeze ku wa 45. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dusome. Nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura, Eliya nawe arazamuka ajya ku mpinga y'umusozi w'i Karumeli, yicara hasi yubika umutwe mu maguru, abwira umugaragu we ati zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza, aragaruka araza aravuga ati ntacyo mbonye. Aramubwira subirayo agira 7. Agezeyo ubwa 7 aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati genda ubwira Ahabu ati itegure igare ryawe umanuke imvura itakubuza. Hashize umwanya muto ijuru rirahinduriza, ryuzura ibicu n'umuyaga, hagwa imvura ya rukokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye yajya Izereri. Imbaraga z'Uwiteka zijya kuri Eliya, arakebura arirukanka, yiruka imbere ya Ahabu amutanga ku irembo ry'Iyezereli. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Dusomye ahantu ushaka kwibandaho ni kuri murongo wa 45, aho Eliya yabwiye umugaragu ati genda ujye ku nyanja. Yongera amubwira ati umugaragu wageze yaragaruka aramubwira ati databuja nta kintu mbonye. Eliya aramubwira ubwa kabiri ati genda usubireyo ku nyanja.
umugore agaragara ati ntacyo mbonye. Ku nshuro ya gatatu aramubwira ati genda usubireyo. Aragaragara ati databuja mbonye agacu kameze nk'ikiganza. Imana y'amahoro rero nicyo tugiye kugarukaho twige twumve ukuntu tugomba gusenga paka hari agacu tubonye ku byo twashakaga. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tugarutse kuri izi nkuru zo mu bami ba kabiri, abami ba mbere, turasangamo Eliya hari kutubwira ahangaha. Eliya yari umugaragu w'Imana wakoreraga Imana, ariko kandi Bibiliya itubwira ko Eliya yakoze mu gihe kigoye. Ni igihe kigoye gute? Kuko ni igihe cy'Abisiraheli bari barigometse ku Mana, barapfukamiye izindi mana ariyo Bali. Kandi mu mategeko ya Mose hari itegeko ryavuga ngo ntuzapfukame iyindi mana, ntuzaramye izindi mana, ujye wibuka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa, ujye wibuka Imana yakuzanye, ujye wibuka Imana yabanye nawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko Abisiraheli bisanga bapfukamiye izindi mana ariyo Bali. Icyo kintu kibabaza Imana, kandi Imana niyo yivugiye ubwayo ngo njye ndi Imana ifuha, mpora abana gukenerwa kwa base kageza ku bujiji bwabo. Ni ukuvuga ngo ni Imana ifuha, kandi nawe birumvikana. Ni ukuvuga Abisirayeli baragenda bayibagirwa Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bibagirwa intambara bahuye nazo bari mu butayu, bibagirwa ibigeragezo bahuye nabyo biri mu butayu. Bageze ahatereye, bageze i Kanani, bibagirwa Imana, bapfukamira izindi mana, bapfukamira Bali. Ibyo bintu bibabaza Imana, bikajya bibabaza iri mu ijuru. Ariko Imana aho ishakiye, Imana igihe cyayo kigeze irigaruka mu Isiraheli, ariko igaruka mu buryo butandukanye n'uko batekerezaga. Hari umugaragu Eliya tugiye kuvugaho, yagiraga ifuhe. Ni ukuvuga mu bantu b'Imana harimo abantu bagira ifuhe. Mu bantu b'Imana harimo abantu bajya bibuka ibyo Imana yakoze, yarangiza akibuka ko hari icyo Imana ibigomba mu byo yakoze, hari ijambo Imana yakoze bagomba gukurikiza. Eliya noneho agira ifuhe ridasanzwe, kuko yari umukozi w'Imana, nuko yari yahamagawe. Mu ifuhe nta rindi, yabonaga abantu batambika ibirenge mu by'Imana, yabonaga abantu badakurikiza umurongo mu by'Imana, yabonaga abantu bapfukamiye izindi mana. Icyo kintu kikamubabaza umunsi ku munsi. Nibwo yagize ifuhe, aragenda ahanura ubuhanuzi bukakaye, avuga ijambo rikakaye. Ni ukuvuga ngo yari ababajwe n'ibyo Abisirayeli bari gukora, bahemukira Imana, kandi ariyo yabakuye mu buzima bubi bari barimo. Icyo kintu kibabaza Eliya. Niko yagiye ahanura ubuhanuzi buhambaye, aragenda aravuga ati mu Isiraheli nta mvura izongera kugwa. Niko yavuze. Noneho mu gihe cy'imyaka 3 aravuga ati n'ikime ndakijyanye, n'imvura ndayijyanye. Nuko umuhanuzi yagiye arahanura, arahanura biraba. Ariko amaze kubihanura, Imana iri mu ijuru avuga ati Eliya, uhanuye ikintu gikomeye, ariko nta kibazo, nanjye ndagushyigikira, kuko ukivuze ushaka kunyubahisha, kuko ukivuze ushaka ko izina ryanjye rishyirwa hejuru. Eliya nanjye ndagishyigikiye. Ariko nubwo ahanuye ibyo bintu bikomeye byo kujyana ikime no kujyana imvura, abihanuye mu gihugu arimo. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo amapfa naza nawe aramugeraho, ibyo byago nibiza nabo biramugeraho. Ariko icyo nkundira Imana, ntabwo ireba nk'abantu. Hari akandi kayira, hari akandi kagezi iba yateguye izafashirizamo ubwoko bw'Imana. Nuko Imana iraje iramusanga ati Eliya, nubwo hanuye ibintu bikomeye, nubwo hanuye ko iyo amapfa aza mu Isiraheli, nubwo hanuye ko ikime kigenda, ariko wibuke ko uri mu gihugu nawe urimo. Ati ariko humura, jya ku kagezi kitwa Kereti. Imana yacu ishimwe cyane. Icyo nkundira Imana, hari ukuntu iba yarabikiye ibizafasha ubwoko bwayo mu gihe abandi bashobewe. Icyo nkundira Imana, hari akagezi iba yarabikiye ubwoko bwayo mu gihe abandi babuze icyerekezo. Icyo nkundira Imana, mu gihe gikwiriye hari icyerekezo iba yarahaye abayubaha mu gihe abandi babuze inzira. Nuko ibwira Eliya ati jya ku kagezi Kereti. Imana yacu ishimwe cyane. Kuri ako kagezi rero Eliya aragenda yiberayo. Amapfa araza, inzara iraza, ubwatsi buruma, amatungo arasonza, abantu barasonza, abantu babura ibyo kurya, inzara muri Samariya imera nabi. Ariko Uwiteka Nyiringabo akajya atungisha Eliya amazi yo ku kagezi Kereti, ntabwo yabuze amazi, ngo kandi ikajya imuzanira n'umutsima akarya n'amazi, ikoresheje ibikona bikajya bimusanga ahari. Cyo nkundira Imana, hari akagezi yandemeye nawe yakwemeye mu gihe abandi babuze ibyo kubabaho, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Nuko Eliya ngo agwa amazi yo kuri ako kagezi, arayanywa, amazi akamutunga iminsi yose, anywa amanywa na nijoro, anywa ayo mazi, ariko anasenga. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko ngo kuko nta mvura yagwaga, ngo ka kagezi karakama. Imana yacu ishimwe cyane. Natwe hari igihe tujya mu buzima,
Imana ikagufungurira akariba, ikagufungurira akagezi, ariko ko akagezi karangiza kagakama. Ariko icyo nkubaza, akagezi kawe iyo gakamye ubigenza uti? Akazi kawe iyo gahagaze ubigenza uti? Mu matungo yawe byanze bigenza uti? Ibyo wariringiye byanze bigenza uti? Bigenza uti? Ariko Imana ishimwe, nubwo akagezi gakamye hari ayandi mahirwe izana, hari ikindi cyerekezo izana, hari ubundi buzima izana. Ni uko Imana igenda ibiheshaho abakristo bayo, ni uko ijya idutunga muri byose. Imana yacu tuyirambura amaboko kandi tuyishime. Ni uko Imana iza kuri Eliya, nubwo akagezi gakamye igiye kumucira iyindi nzira. Imana yacu ishimwe cyane. Wowe unkurikiye, wowe wumva kino kiganiro, njye nawe Imana idufashe, ituremere ubundi buzima, ituremere ikindi cyerekezo mu gihe akagezi kakamye, ikaturemera kandi noneho Satani ataratwishima hejuru. Imana yacu ishimwe cyane, ikaturemera vuba. Mu Isiraheli hari umupfakazi w'Isarefati, niko itubwira, nawe yari afite ikigeragezo kubera ubutayu, kubera iyo nzara yari yarateye. Yari afite agafu yaryagaho, yari afite n'amavuta yari afite, ngo yarabiriye muri iyo nzara yose, mu butayu bwose, muri icyo kirere cyose, mu gihe cyose, noneho yisanga ashigaje agafu n'amavuta byo guteka ijoro rimwe. Ariko twibuke Eliya, akagezi karakamye, iravuga ngo Gisarafati urahasanga umukecuru, Imana ishimwe cyane, umupfakazi, mugende ariho ujya kuba aragutunga. Aramutunga gute kandi asigaranye agafu k'ijoro rimwe n'amavuta y'ijoro rimwe? Ariko Imana izi ko muri Eliya twa tuntu duke wa mukecuru afite agiye kudutubura hakavamo ibintu byinshi. Eliya aragenda ageze Sarefati, ageze ku marembo y'uwo mudugudu, asanga wa mukecuru arimo aratoragura inkwi. Imana yacu ishimwe cyane, asanga arimo aratoragura inkwi. Yasohotse ku marembo ajya gutoragura inkwi. Imana yacu ishimwe. Kuri ayo marembo rero agiye kuhakura n'umukozi w'Imana ufite ibintu byinshi byo gutubura, afite ibintu byinshi byo kumugira neza, afite Eliya ni umukozi w'Imana, afite igisubizo cy'uwo mukecuru. Icyo nkundira Imana mu buzima tubayemo, mu buzima uko tubayeho, hari umuntu uba ufite igisubizo cyawe, kandi Imana imfashe njye nawe iduhuze n'uwo muntu ufite igisubizo cyawe mu izina rya Yesu, kandi muhure nawe akuzana igisubizo. Aragenda ageze ku irembo rya Sarefati, ahasanga uwo mukecuru ari gutoragura inkwi. Uwo mukecuru Eliya ikintu yamubwiye ati nkutuzi ko kunywa. Umukecuru nta kindi, amazi yarayamuzaniye, ariko nabwo ati nzanira n'agatsima ko kurya. Umukecuru avuga ati rega ndakarahari, ariko ko dufite njye n'abana banjye turakarya ijoro, niturangiza kukarya n'umutsima, niturangiza twipfire. Kuko hari mu butayu ntabwo bezaga, nicyo ubuzima bwari burimo, kuko Eliya yahanuye amapfa yaraje. Imana yacu ishimwe cyane ko izatubeshaho no mu butayu tukabaho, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nuko umukecuru nta kindi rero amubwira ati genda n'ako gatsima ukazane. Ariko umukecuru agera kwizera, aragenda agatsima arakamutekera, barakarya. Ariko nyuma yo kukamutekera, Imana yacu ishimwe cyane, Eliya ikintu yakoze, yafashe cya kibo cyarimo yafu na ya mperezo yarimo ya mavuta, Eliya aragenda arabisengera, biragenda ngo biratubuka biba byinshi cyane, bitunga wa mukecuru na Eliya muri cya gihe cy'ubutayu. Imana yacu ishimwe cyane ko izatuzanira ibidutunga mu gihe ubutayu bwaje, mu gihe intambara zaje, mu gihe ibibazo byaje. Izina ryayo rihabwa icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Gusa icyo Imana idushakaho ni uko mu ntambara tuyegera, ibibazo tukiyegera, si igihe cyo kuyihunga, si igihe cyo kujya kure. Nimwegera Imana nayo izabegera, nituyishaka nayo tuzayisanga, kandi abayishakana umwete nibo bazayibona. Imana yacu ishimwe cyane. Tugarutse rero noneho kuri ahangaha twari turi, igihe kigeze noneho Eliya aza guhura na Ahabu. Amaze guhura na Ahabu, ikintu cyabayeho nta kindi, Eliya ishyaka yari afite nta kindi ryo kurwanirira Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ikintu yavuze nta kindi, turi mugende muzane abahanuzi ba Bali, bari magana ane 50, ngo duhurire ku musozi Karumeli. Imana yacu ishimwe cyane, izina ry'Imana rishyirwe hejuru, kandi izina ry'Imana ryamamare mu mitima wanjye n'uwawe no mu miryango yacu, naho tuba n'icyo Imana ibishaka. Ku musozi Karumeli abahanuzi ba Bali baraterana bose uko bazitambiraga Bali, nuko baragenda bagiye gutamba ibitambo, ariko kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru, bazana ibimasa bibiri. Eliya ati nimubizane. Bafata kimwe n'abafata ikindi,
none aravuga ngo ngaho nimufate iki kimasa cyanyu mugende murangiza mutambe, ati Imana iri busubishe umuriro. Iyo niyo Mana tugomba gukora tukayigasengwa. Imana ishimwe cyane. Noneho baragenda bahera mu gitondo batamba barira, ariko noneho ngo umuriro wanga kumanuka kugira ngo igicaniro cyose gitwikwe, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ariko Eliya ngo aragenda akababwira ngo ahari Imana yanyu yagiye, ahari Imana yanyu yagiye ahandi, nimurire cyane nimuyihamagare iri buze. Akabishima hejuru, barataka ariko umuriro ntiwamanuka. Noneho ngo barahize ngo barikebagura ngo barebe ko Imana yabo Bali yamanura umuriro, ngo umuriro ntiwaza. Imana yakishimwe cyane ko iyo twasenze ni Imana isubiza, ni Imana yumva gusenga kw'abayitakira. Noneho ni ukuvuga ngo umuriro ubuze, Eliya akurikiraho noneho kugira ngo nawe atambe igitambo. Imana yakishimwe cyane. Mu gutamba igitambo ikintu yakoze nta kindi, yabanje afata amabuye 12 ahangwa na ya miryango uko ari 12, kuko bari barahemukiye Imana, kuko bari baragomeye Imana. Abanza gusana igicaniro cy'iyo miryango, abaturira ibyaha kugira ngo Imana ibabarire ibyaha by'iyo miryango 12 ya Isiraheli. Imana yakishimwe cyane. None arangije, none agiye gutamba igitambo, agiye gutamba ku isaha ya 9, aragenda ahamagara Imana. Mu guhamagara Imana ngo umuriro uramanuka utwika cya gitambo. Imana yakishimwe cyane. Abantu bose buma hasi baravuga ngo iyo niyo Mana yo kwizerwa, niyo Mana yo gukorerwa, niyo Mana yo gusingizwa. Imana yacu ishyirwa hejuru. Haleluya. Nuko binezeza Imana iri mu ijuru ukuntu abantu bamenye ko Imana iri mu ijuru ikomeye kandi ihambaye. Imana yacu ishyirwe hejuru. Nuko Eliya akibona ibyo bibaye aravuga ngo wite urakoze ko izina ryawe rishyirwa hejuru. Noneho tugarutse hano twasomye, niho nshaka kugira ngo tuvuge ikindi cyari gikurikiyeho nta kindi, ni ukugira ngo noneho imvura igwe mu Isiraheli, kuko Imana yari uburakari bwari bushize, icyubahiro cy'Imana cyari cyongeye kugaruka. Abahanuzi ba Bali bari bapfuye, ahubwo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Ku murongo wa 45 twasomye Abami ba mbere 18:42. Nuko Eliya, nuko Ahabu azamuka ajya kugufungura. Eliya nawe azamuka ajya ku mpinga y'umusozi w'i Karumeli, yicara hasi yubika umutwe mu maguru. Nuko Eliya noneho n'Abisirayeli bategereje situation y'ubukurikireho. Abahanuzi ba Bali barapfuye, Eliya noneho igitambo cye kiratwitswe, Imana iragishimye, ariko abantu bamenye ko Imana mu Isirayeli igihari, abantu bamenye ko Imana igikora, abantu bamenye ko Imana ivuga bikaba. Nuko Ahabu aragenda akajya gufungura. Eliya ariko ajya ku musozi ngo yubika umutwe mu maguru. Haleluya. Aha hantu bazi uhunyuma, kubeka Eliya mu maguru ku mutwe we nta kindi arimo gusenga. Aravuga ati Data, izina ryawe rishyirwe hejuru, ndakwinginze noneho umanura imvura mu Isiraheli, abantu bamenye ko izina ryawe rigikora, abantu bamenye ko uri Imana igitanga imigisha, abantu bamenye ko uri Imana ivuga bikaba, abantu bamenye ko uri Imana isezeranya igasohora. Eliya nubwo yakoze ibyo arakomeza arasenga. Imana yakishimwe cyane. Ikintu Imana idushakaho natwe dusenge, twongere dusenge. Eliya ntabwo yacitse intege, yarasenze. Mu gusenga rero arangije aravuga ati none undi muhe byo gusenga, reka njye nohereza umugaragu wanjye agende ambwire ko hari agace ari kubona no k'imvura. Imana yakishimwe cyane. Mu bihe byo gusenga hamagara Imana, akanyura umugaragu, jya ku nyanja urebe niba hari ikintu ubonye. Aragenda, umugaragu aragaruka abwira Eliya ati ntacyo mbonye. Eliya ntiyacika intege, arakomeza arasenga, ahamagara Imana ati Data ngwino manura imvura, manura imvura. Ku nshuro ya kabiri abwira umugaragu, genda ujye ku nyanja urebe. Umugaragu ati Databuja ntacyo nabonye. Eliya ntiyacika intege, arasenga, amwoherezayo ku nshuro ya 3. Ati mugaragu genda undebere ku nyanja hari icyo wabonye. Umugaragu akagaruka amubwira ati ntacyo nabonye. Eliya akomeza yubika umutwe mu maguru. Aha niho nshaka. Ubika umutwe mu maguru, arakomeza yubika mu maguru, akomeza arasenga, arakomeza ahamagara Imana, akomeza ahamagara ubwiza bw'Imana, akomeza icyubahiro cy'Imana, arakomeza ati Data ndagusenga paka imvura imanutse. Imana yakishimye cyane. Ku nshuro ya 4 abwira umugaragu we ati Data genda ujye ku nyanja, ese umbwire ati hari icyo ubonye. Umugaragu aragaruka ku nshuro ya 4 ati ntacyo nabonye. Imana yakishimye cyane. Ariko Eliya ntiyacika intege,
ya makuru umugaragu ari kumuha ko ntacyo ari kubona. Imana yacu ishimwe cyane. Niba turimo gusenga, ushobora gusenga ukabona ubuzima ntibuhinduka, ushobora gusenga ukabona nta gihinduka, yewe n'ibyo wasengeye ukabona nta gace ko gutabarwa, ariko Imana ishimwe cyane, nanjye ishimwe ikumpera imbaraga zigukomeza gusenga. Imana yacu ishimwe cyane. Ku nshuro ya gatanu Eliya agisenga, aragenda abwira umugaragu ati jya ku nyanja undebe, ati ubonye uzumbwira. Umugaragu aragenda araza aramubwira ati databuja ntacyo mbonye. Ariko Eliya noneho umutwe ntiyawukura mu maguru, bishatse kuvuga ngo Eliya ntiyareka gusenga, arakomeza arasenga. Ku nshuro ya gatandatu arabwira umugaragu ati subira ku nyanja urebe, uzumbwire niba hari icyo ubonye. Imana yacu ishimwe cyane. Umugaragu aravuga ati databuja ntacyo mbonye. Haleluya. Ariko Eliya ntiyacika intege ngo umutwe uguma mu maguru, ariko umusozi Karumeli arimo gusenga, ahamagara Imana, ahamagara ubwiza bw'Imana, ahamagara impinduka ku buzima bw'Abisiraheli, ahamagara imvura. Imana ishimwe cyane. Udukurikiye njye nawe dushake Imana tuyisenge, nibwo ibyo dusengera tutarabibona, ariko ntiducike intege, dusenga kuwa iminsi yose, tuyihamagare, dukomeze dusenga. Komeza usenge nanjye nsenge paka icyo Imana yavuze ku buzima bwacu kije, paka hari icyo Imana ihinduye. Imana yacu ishimwe cyane. Eliya mu gukomeza kubika umutwe mu maguru cyangwa se mu gukomeza gusenga, ku nshuro ya karindwi bimuzamo, arabwira ati mu isi y'umwuka ndumva hari ikintu Imana ikoze. Abwira umugaragu ati genda asubira ku nyanja. Umugaragu akigera ku nyanja agaruka yiruka ati databuja mbonye agacu. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Ati mbonye, narebye mu ijuru, ndebye mu kirere cyo mu ijuru mbona agacu. Haleluya. Eliya aravuga ati Imana yacu iraje, izina ry'Imana gutyo. Ubwo mbonye agacu, Imana yacu ishimwe cyane. Ni agacu gato ngo kangana n'ikiganza. Haleluya. Iyo ni intangiriro yo gutabara gukora kw'Imana. Rero hari igihe ujya usenga Imana, mu gusenga Imana ukabona agacu. Haleluya. Hari igihe umara imyaka myinshi usenga nta gacu, ariko noneho ku nshuro ya karindwi Imana ikunyerekera agacu. Haleluya, ko gutabarwa. Imana ishimwe cyane. Eliya agiye kubona yakira amakuru y'agacu kari mu kirere. Imana ifashe wowe udukurikiye njye nawe tubona agacu ko gutabarwa. Niyo kaba ari gato, ariko ni intangiriro y'ubutabazi. Naho kaba ari gato, ni intangiriro y'impinduka. Naho kaba gato mu maso, ni intangiriro y'impinduka ngo kanaganganaga n'ikiganza. Ariko ku gacu rero niko Imana igiye kugukoreramo nyuma yo gusenga, yo kujya kureba. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi niba dusenga, ujye ugenda urebe ibyo usengera, urabibona, ujye usohoka urebe ibyo usengera biraza, paka ku cy'Imana yakubwiye ubonye agacu, ni Imana ibishaka. Eliya arakomeza arasenga ku nshuro ya karindwi ngabona agacu. Ahangaha rero harimo icyigisho. Ese yari yaza gucika intege ku nshuro ya mbere ntacyo nabonye, ati noneho ndabiretse? Ese yaza kubireka ku nshuro ya gatanu? Ese yaza kubivamo ku nshuro ya gatandatu? Ese iya karindwi atabonye ko gacu? Icyo Imana ibidushakaho, senga. Naho ibyo wasengera waba utarayibona, komeza usenge, guma mu masengesho kugeza icyo Imana yakubwiye ukibonye. Eliya arasenga ntiyacika intege, arasenga paka icyo Imana imubwiye akibonye. Imana yacu ishimwe cyane. Imana imwe, Imana bageze ku Abisirayeli bamaze kwambuka, bageze ku nkike z'i Yeriko. Imana ishimwe cyane. Imana agenda ibwira Abisirayeli ati nta kindi, kugira ngo izi nkike zibashe kuriduka mugomba kuzenguruka karindwi. Imana ishimwe cyane. Nirwo rugamba Imana yarwanye, irarurwana irwanisha imbaraga zayo. Barazenguruka ku nshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane. Ariko ahangaha iyo Abisirayeli baza gucika intege, ntibazenguruke ziriya nshuro zirindwi. Imana yacu ishimwe cyane. Iriya nkike ntiba yararidutse. Icyo Imana ibishaka kugira ngo dukomeze dukore, tugere ku bushake bwayo. Izina ry'Imana gutyo. Iyo baza kuzenguruka gatatu bakaba bati biranze, noneho inkike ntiziridutse, twiryamire, ntabwo zaridutse. Iyo baza kuranirwa ku nshuro ya gatanu, byari gukunda. Ariko icyo Imana ibishaka dukomeze dusenge, tuyishakane umwete, nayo izatwiyereka. Izina ry'Imana hahabwe icyubahiro cyane. Eliya kumenya amakuru ko agacu kabonetse, aragenda abwira umugaragu ati genda ubwira haba taha agende, ahubwo imvura itamusanga mu nzira. Imana ishimwe cyane. Ariko noneho gakimara kugenda, noneho ngo ikirere cyo mu Isiraheli, ikirere cyose ku bwa kagacu, Imana iragenda kagacu irakagura ngo ikirere cyose kigwira imvura. Byatangiye ari agacu yabonye, ariko ikirere cyose kigwira imvura. Imana ifashe kuri kagacu wabonye, igahinduramo ibintu bitangaje,
igahinduremo amasoko avubura imvura, agahinduremo imigisha imeza ihaza abantu, igahinduramo imigisha y'imfubyi, igahinduramo imigisha igaburira abashonje, yambika abatambara, kuko washatse Imana ukayikurikira. Imana yacu ishimwe cyane. So izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu iracyakora, ariko icyo dushaka ni uko tuyishaka amanywa n'ijoro, kandi Imana ihindura ubuzima. Ariko icyo dushakaho, dusenge, twongere dusenge kugeza icyo yatubwiye tukibonye, nta gucika intege, kuko niducika intege umwanzi azatwishima hejuru, niducika intege tuzarambika Bibiliya, niducika intege tuzarambika urugendo, kandi tugomba kurwanya urugendo paka tugeze ku musozi w'urugendo. Imana yacu ishimwe. Wowe udukurikiye wumvishije ijambo, icyo nkwifuriza ni ukuro dukurikira Imana nta gucika intege, dusenge paka tubonye agacu. Kandi icyo dusenga, wowe nkurikiye muri uwo mwanya, Imana ikumpera agacu kerekana ko izagutabara, Imana ikumpera agacu kerekana ko izakugira neza, Imana ikumpera agacu kerekana ko izakurengera. Izina ry'Imana ishyirwe hejuru, kandi izina ryayo ryamamare. So murakoze rero mwewe mwari dukurikiye. Ijambo ryacu rihoraho kuri Bibiliya yacu, isoko y'agakiza. Ariko reka nsoze mvuga ngo Imana ikumpereye agacu ko gutabarwa. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko kandi wicika intege, wirambirwa, winamuka. Imana yacu irakora, abayishaka umwete bazayibona, kandi ihora ibashaka ngo ibagirire neza. Imana yacu ishyirwe hejuru kandi yamamare iminsi yose, iteka ryose. Reka dusoze dusenga, nje nawe dusenga tuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe none, kandi ibyo ushaka bibe nk'uko bibera mu ijuru. Data, abadukurikiye kubwira ijambo, hanyuma basengaga bakabona ntibihinduka, bagasenga ubuzima ntibuhinduka, ariko duha imbaraga Mwami zo gusenga paka icyo watubwiye cyo gihari, icyo watubwiye kirahari, kandi ijambo wavuze rirahari, kandi zo kurisohora uzarisohora, kuko ari wowe warivuze. Gatanga imbaraga Data ku badukurikiye, imbaraga zo kukwizera, imbaraga zo kugushaka, imbaraga zo kukubana nawe. Ariko witekanye ingabo, hanyuma abadukurikiye bakabona nta gacu ko gutabarwa, abo bampera agacu kerekana ko uzabagire neza, bampera ikimenyetso cyerekana ko uzabarengera, bampera ikimenyetso cyerekana ko uzabarwanira, bampera ikimenyetso cyerekana ko bazabona ubuzima bwiza no kubona ubwami bwo mu ijuru. Ariko Kristo rero n'abadukurikiye batarakizwa, ubampera agakiza, wongere umubare w'abajya mu ijuru, wongere umubare w'abakwizera, wongere umubare w'abahinduka. Nicyo tugusabye Data. Abadukurikiye batarakumenya, batarakwakira, umutima wawe, imbabazi zawe zibasesekareho. Urakoze Data kubwira ijambo, ibyo byose tuzatwize izina ryawe rikomeye. Amen.